urwaye umaranye igihe wumva yuko igitare kivuyeho, amadeni wari umaranye igihe wumve ko Imana ibirinduye igitare, ibibazo wari umaranye igihe wumve ko Imana ibirinduye igitare. Shalom shalom, amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mudukurikiye, amena. Twongeye kugaruka ku murongo wacu wa Mukakarangwa TV. Tubanje gushimira abadukurikirana, abaduha komenti, abakurikirana ibibwiriza dushyiraho, ababana natwe. Turabashimira abari mu bihugu bitandukanye, ku mugabane w'isi aho urangiriye nawe utangiriye, bose bumve yuko tubahaye ikaze, kandi tunabashimira by'umwihariko uburyo mudukurikirana. Twagarutse imbere yanyu rero kugira ngo twongere tuganire byururutse imitima. Turashimira abantu bose bajya baduha aka kanya bakumva ijambo ry'Imana. Turi kubwira abarwayi aho muri mukomere, Yesu yavuye mu gituro. Turi kubwira abafite ibibazo muhumure, siko bizahona mu bamutegereza. Turi kubwira abantu bamaze igihe bayivugana nayo bakomere, kuko Imana yacu iravuga igasohoza. Turi kuburira abantu mu bice bitandukanye, bose bumve yuko hakiriho ibyiringiro. Haleluya. Dutangiye rero dukomeza imitima y'abantu, kandi twazanye ijambo ryiza cyane ry'ihumure. Reka dutangire turirimba, hanyuma umuntu wese azabane natwe. Haleluya. Uko byari biri ejo ntabwo ari ko uyu munsi biba biri, uko bizaba ejo siko ejo bundi bizaba biri. Yesu ni uwo kwizerwa kandi ni inshuti nziza. Tugwa mu byaha akongera akatubabarira, tukongera tukamwegera, kubera yuko yavuye mu gituro agasiga byose abirangije. Rero tubane nawe, reka dutangire dusenga. Turagushimiye Yesu, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze. Tuzamuye icyifuzo cya mbere cyo kwezwa nawe, tubabare gukiranirwa kwacu kose, cyadutandukanya nawe ugikureho. Kirangiza uduhe umwanya muri aka kanya, uze ubwirize abantu bawe aho baherereye hose. Uzumvira ijambo rizamufashe, kandi uzaryumva rizamusigire inkomezi. Uzaryumva wundi rizamukiza ibikomere, yumve ko hakiriho ibyiringiro by'ubutabazi. Urakoze, urakarama. Tugushimiye ko igitare cyari kiri hejuru y'ibyacu gikuyeho, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Anaweza, anaweza, hakuna wakufanana naye. Anaweza, anaweza, hakuna wakufanana naye. Hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana naye. Hakuna wakuweza nka yeye, hakuna wakuweza nkawe. Anaweza, anaweza, hakuna wakufanana naye. Ni ushindi, ni ushindi, ni ushindi, hakuna wakushinda nkaye. Hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana naye. Hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana naye. Hakuna wakufanana naye. Amen. Umuririmbyi yaravuze ngo anaweza. Anasema anaweza. Haravuga anaweza mambo yote. Ile mambo inakushinda uilete mbele yake, ataweza. Ile mambo ninakosea jibu, Yesu yuko na jibu, ukuye kwake. Haravuga ngo ikibazo ufite waburiye igisubizo, Yesu
afite igisubizo. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wumve yuko Yesu ashoboye byose. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo. Turasoma Matayo 27, dusome kuva ku murongo wa 57. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo nuko nimugoroba haza umuntu w'umutunzi wo muri Arimataya witwaga Yosefu, kandi nawe yari umwigishwa wa Yesu. Uwo ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, maze Pilato ategeka ko bayimuha. Yosefu ajyana intumbi ayizingira mu mwenda w'igitare wera. Magadalena na Mariya wundi bari bahari bicaye berekeye imva. Ku murongo hano wa 27, ni ku munsi w'isabato ushize wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi ko marayika w'Umwami Imana yaramanutse avuye mu ijuru, abirimbira igitare akicaraho. Amena, amena, amen. Haleluya. Dusomye ijambo ngo Yosefu ahamba Yesu, ngo hari nimugoroba. Noneho ngo muri uwo mugoroba hariho umugabo, haleluya, witwaga ngo Yosefu. Ngo barangije kumushyira muri iyo mva, ngo maze ngo Mariya na Magadalena ngo bari kureba imva, bareba ibiri kuba byose. Ariko ngo bakimara kumushyiramo baragenda bamushyira muri iyo mva yari ikomeye, yari imva y'ibuye y'urutare. Ariko ngo yari ihari. Hari ibintu bigutegereje utarahura nabyo. Hari ibyiza bigutegereje, hari n'ibibi, harimo n'ibintu biremereye. Ariko uko bimeze kose ujye umenya yuko Imana ariyo ifite urufunguzo rw'ibizaba ku muntu wese. Mu by'ukuri Yosefu iyo mva ntabwo yari azi nyirayo, ariko byarangiye ayishyizemo Yesu. Nuko ngo akimara kugeramo baramusiga baragenda. Ngo bamaze kugenda hari nimugoroba. Ariko ngo mu gitondo kwa mbere w'iminsi 7 bagarutse kureba baba mama, barasanga ngo babona ngo igitare cyari kiriho bafatishijeho, basanga ngo ntacyo kiriho. Nuko ngo babona marayika aje arakibirimbira, arangije ngo yicaraho. Abantu bari bankurikiye barinje kubabwira ngo igitare kinasigiye ku migisha yawe. Imana irakibirimbiye, irangije marayika yicaraho. Uburwayi maranye igihe, wumve yuko igitare kivuyeho. Amadeni wari umaranye igihe, wumve ko Imana ibirinduye igitare. Ibibazo wari umaranye igihe, wumve ko Imana ibirinduye igitare. N'ibintu byose byari bikugoye, wumve ko Imana ibirinduye igitare muri aya masaha. Nuko ngo barangije batungwa no kubona igitare kitakiriho. Hari abantu bagiye gutungurwa mu isura bagiye kukubona, cyangwa bagiye gutungurwa mu ijwi bari kumva bitewe n'ibintu Imana ije gukora uyu mwaka cyangwa se n'indi iri imbere. Abantu bavuganye n'Imana, mwumve yuko hari ibitare biri kugenda bivaho ku cy'Imana yavuganye natwe. Haleluya. Nuko ngo arangije kubirindira igitare, haleluya, ngo arangije no kwicaraho. Arangije ngo abarinjira basanga n'umugabo wambaye ibyera, aravuga ngo Yesu ntakiri hano. Nawe ndagira ngo nkubwire, ahantu wari utuye Imana ihagukura wongere utura ahandi. Ahantu wari uri wongere uhimuke ujya ahandi. Ibibazo wari ufite Imana ibirangiza ikwimura igushyire mu kindi cyiciro cy'amashimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Ariko waba uri mu bitaro, wumve ko igitare Imana aje kukibirindura akakicaraho. Waba ufite ibyifuzo runaka, izere yuko Imana yamaze kubirindura igitare, kandi yuko bizere ko iyivuze nta kintu cyayibuza gusohoza. Niyitegetse ntawe uyibuza, yagurutse ntawe uyicaza, yikinguye ntawe ukinga, ije gutabara ntawe uyisubiza inyuma. Uko yatabaye umwana wayo akagera ku ntego yo gucungura umwana w'umuntu, ni nako natwe yasezeranye natwe ko izajya idutabara ibyo abantu bifuza batazabibona. Turagushimiye Mana, tugushimiye kugira neza,
uko niko wabirinduye igitare marayika yari yaje kivaho hanyuma ngo bihinduka bishya kwa Yesu. Natwe nyemerera abadukurikiye bose wari ufite igitare bihinduke bishya iwe no mu buzima bwe. Turasenze tutadimifoyire kugira ngo umuntu wese umufashe mu mwanya we kandi umuntu wese umwiyereke, ubirindire igitare wicareho kandi buri wese harimo ishimwe. Urakoze urakarama, tugushimira ibyo ukoze, tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.